Shalom bakundwa bene data dusangiye gucungurwa n'amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo. Nongeye kubasuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Kandi ngiye basuza nitwa Bagabo Joseph, ngarutse ku bwa Saveri Divine kuko maze kubimenyera. Urubuga rwa Saveri Divine rubategura ibiganiro bitandukanye bishingiye ku ijambo ry'Imana mu rurimi rw'Igifaransa, Icyongereza, Igiswahili ndetse n'Ikinyarwanda n'Ikirundi. Bene data rero mwe mudukurikira kuri urubuga rwa Saveri Divine, ndagira ngo nongere mbamenyeshe kano kantu yuko izi nyigisho zacu zitangira kuwa mbere zikarangira kuwa gatanu, kuwa gatandatu ku cyumweru akajyamo agapoze gatoya, kuwa mbere tugatangira tena bundi bushyashya. Hari iminsi ibiri cy'uruhuko kuwa gatandatu no ku cyumweru, ubundi kuwa mbere kujya kuwa gatanu izi nyigisho zigacaho buri munsi. Kino cyumweru turimo tuganira hejuru y'ijambo rivuga ngo umukiranutsi azabeshwaho no kwizera. Kandi mwe mukurikirana ibi biganiro bya Saveri Divine mumaze kumva neza no gusobanukirwa neza ibyiri jambo, kubera ko abambanjirije yaba bashiki banjye cyangwa se bene data babivuzeho neza cyane kandi mu buryo bugaragara bwumvikana. Nanjye rero sinjya kure y'ibyo bavuze, ndagira ngo nunge mu ryabo twungukiranya dufashanya kugira ngo tubashe kumvira ijambo n'icyo umwanditsi yashaka kuvuga muri iri jambo yanditse. Bene data turimo tugendera hejuru insanganyamatsiko tubona mu gitabo cy'Abaheburayo ibice 10:38, aho havuga ngo ariko umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera, nyamara nasubira inyuma umutima wanjye ntuzamwishimira. Reka nkubwire ngo Imana yateganyije ibizabesha abakiranutsi mbere yuko babaho, mbere yuko baremwa. Yari izi neza ko bazabaho kandi iteganya ibintu bizababeshaho. Nta kindi rero Imana yateganyije ko umukiranutsi azabeshwaho no kwizera. Ni nayo mpamvu ngo nyamara nasubira inyuma umutima wanjye ntuzamwishimira. Agaciro rero kabiswe mu gukiranuka, kubera ko gukiranuka kuguhesha ibikubeshaho Imana yateganyije, kandi byose bikaba bibitswe mu kwizera. Ntabwo abakiranutsi bagira, kubera ko Imana bateganyirije ibizababeshaho bibitswe mu kwizera. Ntabwo abakiranutsi bajya bapapa cyangwa bahungabanywe n'ibintu bikomeye cyangwa se ibintu biriho, kubera ko ibyabo bibabeshaho mu bihe bigoye. Imana yarabiteganyije ibi bikamu kwizera. Iso n'ijambo ry'Imana kugira ngo byumve neza muri Daniel 3:16, Daniel 3:16-17 bakubwira inkuru z'umugabo witwa Saduraka na Meshaki na Abedenego ngo basubizaga umwami bati Nebukadinezari, baramubwira ngo nta mpamvu ituma tugusubiza iryo jambo. Niba ari byo Imana yacu dukorera ibasha kudukiza mu itanura ry'umuriro ugurumana, kandi izadukiza kuboko kwawe Nyagasani. Aba bahungu aba basore bari ahantu hagoye, ariko baravuga ngo kuko Imana yateganyije ibizabeshaho abakiranutsi, nta mpamvu yo kugira ubwoba nubwo turi ahantu ibintu bigoye. Babwirwaga amagambo n'umwami ukomeye, kandi babonaga ibyo umwami abasaba. Abakomeye babikoze, aboroheje babikoze, abaminisitiri abajenero babikoze. Bo barahagarara bati nubwo turi abantu basanzwe, reka duhagarare mu gukiranuka, kuko Imana yateganyije ibizabeshaho abantu bakiranuka. Banga kwiyandurisha ibyo abandi bakora, banga gukora ibyo abandi bakora. Bo baravuga ngo nubwo tubona umuriro imbere yacu, reka nkubwire ngo ikibazo si ibyo ubona imbere yawe, ikibazo si ibyo ucamo, ikibazo si ibyo ubona bikuri imbere cyangwa se bigukikije, ahubwo dore ikibazo ngiki: uhagaze mu gukiranuka ko Imana yateganyije ibizabeshaho abakiranuka muri condition, muri circonstance zose, cyangwa se aho bazaba bahagaze aho ari hose, Imana yateganyije ibizababeshaho. Bene data bashiki banjye, mwe mutega amatwi ibiganiro bya Saveri Divine, ndagira ngo nongere mbabwire yuko ikizakubeshaho n'ukiranuka Imana yagiteguye kera, yakibitse mu kwizera. Haleluya! Ngo abahungu baravuga ngo Nyagasani, turabibona umuriro uri imbere uragurumana, itanura mwaryegereje cyane, ibintu birakaze, turabona ko imbere aho tujya si heza, ariko ntabwo twakwikura mu gukiranuka, kubera ko dushingiye kuri iki kintu. Imana twizeye yibasha kudukiza n'uyu muriro uguhumana. Imana twizeye ibasha kudukiza amaboko yawe. Umukiranutsi azabeshwaho no kwizera, ariko nasubira inyuma Imana ntizamwishimira. Aba bahungu nta kintu cyari kibabeshejeho, nta kintu cyari kibaguhagarara ahantu hakomeye nk'ariya, nuko bari bakiranuka, ubundi bahagarara mu kwizera kandi kubabeshaho. Ibyo batuye kuko Imana yarabikoze. Nyuma ngo umwami yaragiye kureba, asanga ntabwo ari bo bonyine bari mu itanura, asanga umwami Imana iri kumwe nabo mu itanura, kubera ko bari bizeye. Imana irazibana nabo. Gukiranuka kuzaguhesha gutungwa no kwizera. Ndakwingingira gukiranuka, ndakwingingira gushaka gukiranuka, uburyo buzatuma kwizera kukubeshaho aho abandi babuzi babeshaho.
ntabwo abakiranutsi babeshwaho n'ubwoba, ntabwo abakiranutsi babeshwaho no kubabayika ngo bavuye ngo ibintu byakomeye, ngo ibintu byacitse, ngo ibintu byabaye bindi. Abakiranutsi babeshwaho no kwizera. Abandi babuza kwizera, abakiranutsi babeshwaho no kwizera. Abandi ubwoba bwababanye byinshi, abakiranutsi babeshwaho no kwizera. Bene data bashiki banyu, mwe mutega amatwi ibiganiro bya Saveri Divine, ndagira ngo nongere mbabwire ngo ubwoba nibushire, mushake gukiranuka, ubundi kwizera kuzatubeshaho. Mushake ibyatuma dukiranuka tukagaragara mu maso y'Imana neza, ubundi kwibesha kuzatubeshaho. Nababwira indi nkuru y'umudamu umwe wari umaze imyaka 12 afite uburwayi, ibyo byose byarashize, umuryango waramuvuyeho, abantu bamukoma induru ati dore uburwayi bwe bwaramenyekanye ahantu hose. Wari ku munsi umwe yibwira ibintu bizima, aravuga ngo birakwiye ko nshaka umwami Yesu, maze yagambiriye ikintu kizima, wagira kwizera, aravuga ati ngenda mukoreho, kandi ubwo yamukoragaho uburwayi bwe bwarakize burundu, uburwayi bwe bwarashize burundu. Reka nkubwire ngo igikenewe no gukiranuka, bundi kwizera kukubeshaho. Gikomeye no gukiranuka, gikenewe no gukiranuka, bundi kwizera kukakubeshaho. Shaka uburyo bwose ukiranuka, bundi Imana yateguye bizakubeshaho, ibi bikamukwizera. Reka nongere nkubwire ibintu bitatu bundi dusoze. Ndashaka kubwira impamvu 3 nyamukuru zakaguteye kubeshwaho no kwizera. Impamvu 3 nyamukuru zakaguteye kubeshwaho no kwizera, ariko wamanje gushaka gukiranuka. Bantu ushake gukiranuka, niko umwanditsi yavuze ngo mushake gukiranuka, ibindi byose muzabyongererwa. Reka mubire ngo iyo umuntu akiranutse, ibindi byose bibitswe mu kwizera kandi agenda byongererwa. Ariko hari impamvu 3 zakaguteye kurushaho kwizera. Impamvu ya mbere nuko iyo twizeye ifite ubushobozi bwo gukora ibintu ibyo twibwira. Nusoma mu Efeso 3:20 haravuga ngo nuko ibasha gukora ibintu cyane ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira byose, kuko imbaraga zayo zidukoreramo. Ibasha gukora cyane ibintu ibyo twibwira byose. Reka mubwire ngo agaciro no gukiranuka, ubundi iyo wizera, iyo uzizera, ibasha gukora cyane ibintu ibyo wibwira, kuko imbaraga zayo zidukoreramo ziri. Bene data bashiki banjye, mwe mutega amatwi ibiganiro bya Saveri Divine, ndabararikira gukiranuka kugira ngo mutangire mubeshwaho no kwizera. Kandi kwizera impamvu bikubeshaho nuko iyo wizeye ibasha gukora cyane ibiruta ibyo wibwira, ibiruta ibyo utekereza, ibiruta ibyo wiyumvisha. Ibasha kubikora ikanabirenzaho mu gihe uyizeye kandi ukiranuka. Impamvu ya kabiri yakaguteye kurushaho kuyizera nuko nta kikoma mu nkokora mu gihe cyayo cyo gukora. Imana twizere, Imana twiringiye, nta kikoma mu nkokora. Bari abasore bibwiraga ko hari kumuriro urakoma mu nkokora, Imana biringiye, ariko n'umuriro ntuyikoma mu nkokora. Nta burwayi, nta muriro, nta bakomeye, nta kintu cyakoma mu nkokora. Imana twizeye. Nusoma mu Migani 21:30 harakubwira ngo nta bwenge cyangwa ubuhanga cyangwa inama byabasha kurwanya Uwiteka. Imana twizeye nta bwenge bwayirwanya, Imana twizeye nta buhanga bwayirwanya, nta n'inama niyo zaba inama z'abakomeye bangana bate, nta cyarwanya umugambi w'Imana twizeye cyangwa cyabuze Imana twizeye gukora. Iyo ni impamvu ya kabiri yo kwizera. Iya mbere nuko ibasha gukora ibyo wibwira, iya kabiri nuko nta kikoma mu nkokora, iya gatatu nuko iyo twizeye itagibeshya. Nusoma mu Kubara 23:19 haravuga ngo Imana si umuntu ngo ibeke, kandi si umwana w'umuntu ngo yicuze. Ibyo yavuze no kubikora ntizabikora, ibyavuye mu kanwa kayo no gusoza ntizabisoza. Imana twizeye ni Imana igivuga kandi igasoza. Bene data ndabashishikariza gukiranuka bibahesha kwizera kugira ngo ibyo bavuganye namwe izabisoze. Mu Batesalonike ba mbere 5:24 iravuga ngo ibahamagara niyo kwizerwa no kubikora izabikora. Tujye gusenga Imana. Imana yaguhamagaye, Imana yaguhamagaye, Imana ibahamagara, irimo ibahamagara muri iyi minsi, irimo iguhamagara. Iyo urimo wumva ukumva ko iguhamagara no kubikora izabikora. Ni Imana yo kwizerwa kandi Imana izabana nawe. Ariko agaciro gahishwe mu gukiranuka. Ndimo ngusabira gukiranuka kugira ngo Imana yo mu ijuru izabashe kugushoboza, izabashe kugutungisha ibyo kwizerwa byose bibitswe mu buntu bwayo.
kiranuka ubundi bizagutunga birahari, bibitswe mu kwizera, bibutse mu kwizera, niho Imana yabibumbiye, niho Imana yabishyize, kandi uzabaho wongera ubeho, ugire n'ubuzima bwiza. Imana y'amahoro ibane nawe, kandi mugire icyumweru cyiza, mugire weekend nziza tugiye kwinjiramo, mugire no gusoza icyumweru mu buryo bwiza, mu izina rya Yesu Kristo w'amahoro, amen.